uko tubigize gutya timonye kara kwishikoti ndikuyemo akomeragera ngo niki nuko nabitekerejeho niyo mpamvu nta muntu wobimbuza Imana ishobora uko umuntu atekereza ni kwabi nukubera ko imitekerereze yanje ubundi kiri mupagani imitekerereze yanje yari imeze gute imitekerereze yanje kwari kurwana nukuvuga ntabwo bwiraga ntarwanya ibihembo by'inzoga nukurwana iyo wanyoye inzoga nturwane ntuba wanyoye uba wigirishije gitaramo kirinjiye duha Imana icyubahiro haleluya ndababwira imibabaro 6 mu minota mikeya mureke mbabwira imibabaro 6 Yesu niyo principal ubundi Yesu yakora imibabaro nyinshi ariko ndababwira 6 izingiye mwindi yose umubabaro wa mbere Yesu bamugiriyemo kagira Imana murebe ukuntu yoga ni Imana mutekereza Imana yatanze umwana wayo iza kugirwa ikintu cyambere Imana yaje kwambika ubusa naratangaye yememwe ejo bundi narabisomye ndatangara Bibiliya irambwira ngo bagabanye imyenda yiwe hari abagabo bane bagabanye imyenda yiwe matendo ya Mungu yapita fahamu mana we ayile le persava bakaza bakuramo ishati abandi bakuramo amakoti abandi bagakuramo niba ari pantaro niba arike mandeki saya anguyu melege muziko Yesu bamwambise ubusa bamusiga tuni Imana muziko yambise ubusa bamwambitse ubusa baramushinyagurira kandi bamubeshera Bwana sifiwe amen narabitekereza ejo bundi ndeba ukuntu Yesu yambaye ubusa munuza mubona n'abasazi hano hanze ntimuza mubona ko agerageza no guhisha hangaha muzi Yesu ukuntu bamwambitse ubusa bamwambika ubusa neza ahimidiwe Yesu ahimbazwe Yesu zamura ibiganza iyo emabu utugarura kuri yananga yacu zamura ibiganza yeme haleluya Yesu ni yamamare ndasaba ko ducinzira hano bukeya Yesu kandi mugerageze gutanga inzira bukeya muri iyi minota 4 ubwami bw'Imana buze Imana yururuke mu bantu urupfu rwa Yesu Kristo rwendagane mu bantu timiza Yesu we tiburi nangasha urakoze cyane Bakorinto ba 2 igice cya 4 murongo wa 10 gwerekana asome umwe mikrofone Bakorinto ba 2 igice cya 4 murongo wa 10 Rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 murongo wa 10 nuwo murongo wonyine tuvuga gusa soma mu izina rya Yesu Bakorinto ba 2 igice cya 4 umurongo wa 10 yego tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu umva ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu amen harimo ibice bibiri igice cya mbere kiravuze ngo tugira gute tugendana ubugingo tugendana mu mibiri iteka urupfu rwande rwa Yesu ibyo ko murabyumva ndizera neza ko ni gute tugendana urupfu rwa Yesu mu mibiri yacu ndizera neza ko mutabyumvise nubwo muvuze ngo murabyumvise ntimubyumvise tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu amen la forma shalagari uko uyu mubiri wanje uri mu rupfu rwa Yesu duhe Imana icyubahiro aho events ya kabiri avuze ngo kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu niba imibiri yacu irimo urupfu rwa Yesu nanone mu mibiri yacu harimo ubugingo
muraho neza ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo abakumaze gukora umurimo hano ukomeye nariko nanga kuza kuko numvaga nyine bishobora kugira kavuga ngo reka mbaze nereserve gatoya ngiri ariko byari byashe noneho ndatinze mu minota mikeya ko numva ndi buvuge iminota mike ishoboka gusa ngiye kubabwira kugenda n'urupfu rwa Yesu asifiwe hanyuma noneho tube nk'abataramaho bukeya nk'iminota mikeya ibampaye nitumara dutaramire gusa kuri iryo jambo kandi ko ndabona hariho abantu hano nyine so dushaka nko gutaramana nyine ukuntu kera bona ababonye kera bandebye kandi bariteguye kandi mwama muataka vuba tugiye kwinjira mu kintu twimana cyubahiro haleluya turashima Imana muri uyu muhuro wabera iki gitaramo ndatekereza ko president twagiteguye mu kwezi kwa 10 kubera ko twagiye tubura umwanya iminsi myinshi bambwira mpita mbahereza ayo matariki y'ukwezi kwa mbere none rero Imana ishimwe ko tugeze kuri uwo mwanya none rero Imana ishimwe ku bantu bose barahangaha mureke mbabwire ikintu kimwe dusangire ijambo ry'Imana ndashima Imana kubwa bakozi b'Imana bavuye Amerika mwene ndata twarataramanye na Alpha wagiye Imana imumugisha cyane twarabanye mu bitaramo bajire Imana ibahumugisha duherukanye ahantu mu kindi gitaramo Imana ibahumugisha ndabona ba Nkurunziza babukuru Imana ibahumugisha none rero barwiyereka Imana ibahumugisha na ba mwene data hariya Imana ibagire neza kugendana urupfu rwa Yesu nibajije muri no minsi ese abantu bari mu kunezezwa niki uri mu kubona abantu umuziki uri mu kuvuga ukabona abantu bose barahagurutse ariko wabararanganya mw'amaso ukavuga ngo ese abantu ko baranezezwa niki umunezero wabo ushingiye kuki leleke effort mureka twumvikane aba bantu ese iki turi mu kubona mu rusengero nico ndi mu kureba rimwe na rimwe nkabona uyu munezero ninku muriro w'urukuri uzi kubita gucya ukabura zimye urukuri ntiruza ruteka ibishimbo ukabona abantu ko bagize hano bishara ukabona ni babisi honyi ukiba haleluya mwahurira n'uwo muntu hanze ukabona we arasa n'utarigeze agera mu gitaramo kandi akivuyemo ubundi gitaramo ntikiba hano igitaramo kiba hanze impamvu rero zibyo umunezero w'abakozi b'Imana aho bava bakaja guhera mu Buhindu kazugenda ukagera Australia n'ahandi kwisi yose umunezero w'abisi bose ushingiye ku rupfu rwa Yesu umunezero udashingiye aho mu rupfu rwa Yesu ni ukuvuga ngo uwo si umunezero ni icuka duhimana cyubahiro umurinzi aravuze ngo ufurahi moyo wangu heli nyingi umepata sikitiko imekwisha Yesu ni wangu mimi ni wake noneho turashaka ko umunezero ugaruka mu rusengero kandi umunezero ugaruka mu rusengero si urunguru umunezero ugomba kugaruka mu mitima kuko ni mukureba nkabona abantu ko baranezezwa na za ministeri kandi ministeri zireze abantu bose ko barazikreya kugira ngo zigume zibeho abandi n'amakanisa karaguma kabaho n'abandi bagakomeza kuba pasteri n'abandi bagakomeza kwitwa amazina runaka n'aba president n'abandi ariko mwumve mbabwire ibyo sibyo byishimo by'abizera ibyishimo by'abizera bishingiye gusa ku kintu kimwe mu rupfu rwa Yesu Kristo kugenda n'urupfu rwa Yesu ndashaka ko tugana urupfu rwa Yesu Kristo
rugendagenda mu mibiri yacu, rugendagende muri twebwe. Akira urupfu rwa Yesu mu izina rya Yesu. Akira urupfu rwa Yesu. Iyo bavuze urupfu rwa Yesu, kugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu, baba bavuze iki? Baba bavuze imibabaro Yesu yagize. Umuririmbyi yaravuze ngo nubona ngiye kwibagirwa, ngo mwami Yesu uzanyibutse. Ni ukuvuga ngo imibabaro ya Yesu. Mureke mbabwire uyu mugabo tuza tuvuga Yesu Kristo. L'effort. Bwana asifiwe. Mureke mbabwire uyu mugabo tuza tuvuga ibintu yahuye nabyo, amateso yahuye nayo. Turaza kuririmba Fredy witegura iyo ndirimbo, uraza kuyobora nyuma ngiye gusoza mukanya. Indirimbo ivuga ngo mateso ya Yesu na kupigwa kwake nami nimepona, njia imeonekana, njia yenye uzima. Iyo bavuze kugendana urupfu rwa Yesu Kristo iteka mu mibiri yacu, baba bavuze ngo nukwibuka injo Yesu yakorewe ku musaraba. Nukuvuga ngo injo Yesu yagiriwe ku musaraba ntitugomba kubyibagirwa. Waba uryamye, waba wahinze, waba uri mu kazi, waba uri mu ndege, waba uri mu modoka utwaye, ugomba guhora wibuka utekereza urupfu rwa Yesu Kristo, kuko aho ngaho nizo mbaraga z'abakristo. Imbaraga zacu abakristo ntizishingiye mu kuvuga ubutumwa nko kumbaye mbuvuga, ntizishingiye no muri korali na za ministeri. Imbaraga zabera ntizishingiye mu byo twebwe twibwira ngo nibyo. Imbaraga zabera zishingiye mu kwibuka no kubwirana. Mureke mbabaze, hari abantu mureke nimusohoka hano cyangwa ikiye mwasenza mugasohoka, hari abantu bazasohoka bariko baganira urupfu rwa Yesu Kristo. Uheretse kuganira na mugenzi wawe urupfu rwa Yesu Kristo ryari? Yesu yapfuye ryari? Byari byagenze gute? Yishwe niki byagenze gute? Muheretse kubiganira, uwo mwanya ntuhari. Intumwa ngo zahoraga zamamaza gupfa kwa Yesu Kristo. Tumalaki salon angeri salagreva angre malikaruza lebra kanda hanga hano hanyura hano ko nakunda bona wanasifi. Itonde mabu, itonde. Imana ishimwe ko waje. Nukuri kw'Imana mbabwiye. Zamuri Imana cyubahiro. Haleluya! None. Muzamu abe no muri repetition mwage kurepeta. Ntabwo muzamwicira ngo manze muvuge ngo Yesu yazizi. Yesu njamugendeke gute kubabara kwiwe. Mureke mbabwire. Itorero rikomoka he? Itorero rikomoka mu ntumwa. Si ntumwa. Sinjakozwe n'intumwa. Mwumve mbabwire ico bagaza baganira. Tibagaza baganira indi sije yose tiyobaye kuri ba Petero na ba Pahoro na ba Filipo. Iyo sije ntiyari haba mu bisoma mujakoze ntumwa. Sije yabo gusa yari imwe kuganira. Iyo bahuraga, iyo babaga bari ahantu bagaza baganira gusa urupfu rwa Yesu. Kandi babwire urupfu rwa Yesu kuruganira. Impamvu mutaza mu ruganira, Satani ndiyo bemerera ko mu ruganira, kuko iyo muvuze urupfu rwa ntimwone ukuntu kutwera tuganiriye turataramye. Ntimwone ukwera ko ntange kubivuga. Uku Satani kera iravuze uko ndapfuye. Ngiyi sije, ngiyi icumuri zacumisa Satani. Kuko nayo Satani yari yiteguye ko ku musaraba n'icumu Satani yari yiteguye ko rizacumita Yesu. Ariko Yesu ngo aje kugera ku musaraba. Yamavuga ngo nimanikwa hejuru yize ngo zireherezaho abantu bose. Duhe Imana cyubahiro. Haleluya! Imibabaro Yesu yagiriwe we. Hayilelo le pori ya salaginda lomaya. Hayi! Mwami Yesu we. Imibabaro Yesu yagize we. Yewe we. Mwami twizeye wababajwe we. Kandi ababazwa kubwanje nawe. Impamvu musa gutyo n'ukuntu dutaramye hano nukubera gusa Yesu yabaje. Ariko mutetiteleza. Impamvu mureke iyo tuvuze urupfu rw'undi muntu utari Yesu, ahubwo tuzatwumva twagize, tuzatwumva twafushije ibintu byakomeye. Ariko iyo tuvuga Yesu Kristo wabambwe agapfa, mu rupfu rwe ruzarutuzamura rukatugira abandi bantu. Muzamura amaboko. Igitaramo kirinjiye. Igitaramo kirinjiye. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya! Ndababwira imibabaro 6 mu minota mikeya. Mureke mbabwira imibabaro 6 Yesu niyo principal. Ubundi Yesu yakora imibabaro nyinshi ariko ndababwira 6 izingiye mwindi yose. Umubabaro wa mbere Yesu bamugiriyemo kagira Imana mwe, Imana murebe ukuntu yoga ni Imana. Ni Imana mutekereza Imana yatanze umwana wayo. Iza kugirwa. Ikintu ca mbere. Imana yaje kwambika ubusa. Naratangaye.
yememwe ejo bundi narabisomye ndatangara. Bibiri irambwira ngo bagabanye imyenda yiwe. Hari abagabo bane bagabanye imyenda yiwe. Matendo ya Mungu ya Peter Fahamu. Mana we ayile le persava bakaza bakuramo ishati, abandi bagakuramo amakoti, abandi bagakuramo niba ari pantaro niba ari iki. Mandeki saya anguyu melege. Muzi ko Yesu bamwambitse ubusa bamusiga tuni. Imana muzi ko yambitswe ubusa bamwambitse ubusa. Aha baramushinyagurira kandi bamubeshera. Bwana sifiwe. Amen. Narabitekereza ejo bundi ndeba ukuntu Yesu yambaye ubusa. Muza mubona n'abasazi hano hanze, ntimuza mubona ko agerageza no guhisha hangaha. Muzi Yesu ukuntu bamwambitse ubusa, bamwambika ubusa neza neza neza. Hari undi mwenda umwe yagira gutaragira urudodo. Uwo mwenda wo baragize gute? Barawufindiye. Uwo ntibawugabanya barawufindiye. Ariko indi yose barayigabanya. Yamasigara yambaye ubusa. Muzi cyatumye Yesu yambara ubusa. Duhe Imana icyubahiro. Nukugira ngo twebwe twambare. Ubundi muribuka Adamu amaze gukora icyaha yasanze ameze gute? Yasanze yambaye ubusa. Aho kuva uwo munsi Adamu akorwa n'isoni kugeza Yesu ataragera ku musaraba. Umuntu yakorwaga n'isoni. Umunsi Yesu yambitswe ubusa kwari kugira ngo isoni zari zituriho zituveho. Turashima Imana kuko duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiri iravuga ngo siko bizaba. Mamutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Ngo keretse bava mu masezerano nta mpamvu. Abo nibo bazagira gute? Principe y'Imana ivuga gutya. Principe y'Imana ku muntu wakijwe wese akamenya Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi we, nuko adashobora kuzakorwa n'isoni. Wo rwara, wo babara rimwe na rimwe, wogira inzara rimwe na rimwe, wobura amafaranga rimwe na rimwe. Ariko nkubwire, Bibiri iravuga ngo ntituzakorwa n'iki? N'isoni, kubera ko Yesu yambuwe ubusa ku bwacu. Umuntu wese wakijwe ndatanze itangazo ntazakorwa n'iki? N'isoni. Pawulo arajandika mu Baroma aravuga ngo ntabwo mwiringi uzagira gute? Uzakorwa n'isoni. Turashima Imana ko tutazagira gute? Tutazakorwa n'isoni kubera ko Yesu yambaye. Kandi umwenda twambaye n'uwuhe? Muzi umwenda twambaye? Muzi umwenda Yesu atwambika? Ni umwenda wo mwuka wera. Uyu mwenda iri koti sikuri nambaye. Kandi iri koti ntizigera zari tubera. Ikiza kitubera ni mwuka wera. Turashima Imana rero. Asifiwe. Icyakabiri imibabaro Yesu yagiriwe. Icyakabiri niki? Icyakabiri ni misumari. Yesu bamucumise imisumari. Iyo misumari ejo bundi mperutse kuwubona ahantu. Hari ahantu nariko mbwiriza. Noneho umugabo w'umupasiteri aragenda arawuzana. Aragenda gukura muri Bibiri avuga ngo umugabo uvuye muri Israel wamuzanye. Uresha gutya. Usara uwo musumari twawutaramiyeho uwo munsi. Uresha gutya, ni umusumari uresha gutya. Yewe we. Uwo musumari ufite amahwa. Nukuvuga ngo niba bariko bakubita Yesu, bamukubise mu biganza yindi bamukubita mu birenge. Akwesera babaye mwo gutyo. Nukuvuga ngo kandi kindi bakoze gikomeye kitanditse muri Bibiliya muri commentaire kiza kivuga ngo ya misumari bayisize umugesi. Umugesi buriya umugesi iyo ugeze ku gisebe biza biryana nka kanseri. Noneho Yesu bariko bamukubita. Impamvu bana mu Haleluya. Bandale lokerezalia. Mana we. Mu biganza kambaryamo mu mutwe. Abantu benshi bavugaga yuko ngo yakubiswe n'Imana iramuvuma, ariko siko byari birahubwo yazize ibyaha byanje. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Mama we misumari we. Muzi amategeko yo kumusaraba y'Abaroma uko yavugaga. Itegeko ry'Abaroma ryavugaga ko Yesu Kristo agomba gupfa nyuma y'iminsi 5 kugeza kuri 7. Uwo yabaga apfuye urupfu rwa ruvumbwa. Impamvu Yesu yapfuye nyuma y'amasaha 3 mugira ngo niki? Niyo misumari. Barayimuteye. None ngo bayimutere. Iri umugesi. Noneho birakogota. Bihura n'izuba birakogota, birakurura cyane. Ngo bikurure. Ntimuzi ko baje kumuvuna amagufwa. Ntibaje kumuvuna amagufwa. Basanga kera yacikanye. Nukuvuga ngo niyo mpamvu wa mugabo yagiye kwaka umurambo wikugira ngo amushingure mu cyubahiro. Yesu yapfuye urupfu rw'imbwa, ahubwo yapfuye urupfu rw'abagabo. Duhe Imana icyubahiro. Tuze dutaramira
ku ntego we mandole besika saya angiya ngo nako yasasibaya tandilebe akosha mabure niwe mucuranzi wanje duhimana icubahiro yemwe haleluya mwabakobwa mwe iyo mbeho muri mukwigira iki iyo mbeho ni yiki urwo rukayi n'urwike urwo rukayi n'urwike ubutahani ingaruka prezi muze muzingura igitaramo kibe kirekire duhimana icubahiro turashaka imana turifuza imana dukeneye imana kwiza muzamubwira ngo izi ni inyama n'amaraso se ni Yesu wapfuye mu bugingo buturimo haleluya haleluya umva mbabwire muzi ico bisobanuye iriya misumari mu biganza no mu birenge bisobanuye umugisha n'umugisha Bibiliya iravuga gute Yesu yaravuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire yego ni ukuvuga ngo ikiganza cyayo bendere bela fo uko ibiganza byanyu byatonyangiye gitonyanga cy'amaraso kuko icyo gikozeho cyose kiragira gute kigomba guhumanuka kuko Bibiliya iravuga ngo icyo muzakora cyose kizagira gute kizagira umugisha haleluya haleluya kera mbonye umuntu wanditse amandiko kandi kera nayo yarasobanurwa zige tubitaramo bya none bitari mu gusobanurwa nk'amandiko no kubera iki ibintu ko biragenda bigira inkerera mucamu ko biragenda bigira inkerera mucamu ko biragenda bigira inkerera mucamu sha ariko mana we mu birenge Bibiliya iravuga ngo muzakandagiza ikirenge ngo aho nahanyu ndahabahaye haleluya mabaro wa gatatu mu mabaro Yesu yagize ahimbazwa Yesu haleluya nikamba ry'amahwa ndatangaye Imana icubahiro yemwe haleluya haleluya kamba ry'amahwa we kamba ry'amahwa
muza musoma mukagira ngo ikamba ry'amahwanike ni ingofero irimo imisumari ikagira n'utundi dusumari tumeze nk'amahwa twinjiraga mu mutwe wa Yesu. Binjiza ingofero mu mutwe wiwe inshuzi z'amaraso zikagenda. Ako Yesu yarababaye we. Muzi impamvu bamwambitse ikamba ry'amahwa? Buriya Satani umunsi yashutse Eva yamurashe mu bitekerezo. Tibakoze ikiganiro. Timuza musoma mwitangira ikiganiro bakoze kiryoshe. Amurasa mu bitekerezo. Kurya umuntu yahise apfa mu bitekerezo. Umunsi Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa niwo munsi rero twagize ibitekerezo bizima. Umuntu wese wafanye na Yesu akazukana nawe uwo nugira ibitekerezo bizima. Haleluya. Bibiri iravuga gute? Ngo nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Yego. Kandi Bibiri iravuga ngo umuntu atekereza ni kwari. Tubona umunsi wakijijwe nuko wabitekerejeho. Imana yagufashe ku ngufu ze wabitekerejeho. Uravuga ngo ngomba gukizwa mu izina ryande? Umunsi nkizwa nahise numva ngomba gukizwa kandi mbitekerezaho. Ukumuza mona turujina gutya. Timabona ko mpanjina. Ndi umuntu se ubundi mu mategeko cyangwa se mvuge mu mico yacu. Mu mico yo hanza. Sibyo? Umugabo ngana gutya ndakure kubyina. Ndakure kubyina. Siko bimeze. Umugabo umaze kugira abuzukuru. Umaze kugira abuzukuru baraho ngaho abakwe n'abakazana aho ngaho. Wamara ngo kurirukanka hamwe na aba bahungu bose duhe Imana icubahiro. Ukirukankana n'abakwe baragira gutya anije ubanza ahubwo. Kubera iminota niyo mpamvu mpaye nshikiza. Duhe Imana mushaka muhagarara aho mbereke. Duhe Imana icubahiro. Uku tugize gutya tidufuye kubikora. Uku tubigize gutya timonye kara kwishikote ndibikuyemo. Akomeragera ngo nike. Nuko nabitekerejeho. Niyo mpamvu nta muntu wobimbuza. Duhe Imana icubahiro. Uko umuntu atekereza ni kwabi. Nukubera ko imitekerereze yanje. Ubundi kiri mupagani. Imitekerereze yanje yari imeze gute? Imitekerereze yanje kwari kurwana. Nukuvuga ntabwo bwiraga ntarwanya. Ibihembo by'inzoga nukurwana. Iyo wanyoye inzoga nturwane. Ntuba wanyoye. Uba wigirishije. Umuntu usaza agenda agafata agacupa kamwe yamara gusa akigirisha ko yasinze. Wigeze usinda ryari? Muraho neza? Ase umuntu yonywa. Umuntu yonywa inzoga akagenda kangu ducupa tubiri two kwitera gusiga isomero ngo yankoye. Muziko nagaza nkunda ko ku mugongo wanje haba handitse nk'inyuguti yitwa ngo nywa. Honjewe na cyo gacupa kamwe tubiri jewe yari amacupa 12 ku munsi undi munsi 12 nigeze kubara amakese nankoye iminsi nankoye inzoga mbara na za rukurura na zinda zifika isenyi ngoma sinzi babwira ariko za muri Imana icubahiro. Haleluya. None nimara kuzura mwuka wera duhe Imana icubahiro kagira imitekerereze myiza. Ubuko murabona no rwana uko hari umuntu no rwana nawe hari umuntu nogirira nabi sino nabirota sino nabisarira kuko mfite gutekereza kwande urupfu ruranyemereye se rwa Yesu. Mwumve mbabwire umuntu wese uzushaka kugira undi nabi uwo wese aracafite imitekerereze ya kera ya kamere kandi byose bifira he. Hajya urya mugabo se wanditse aravuga ngo urugamba rwo mu bitekerezo siriki warene
dore ibintu byose bipfira hano. Iyo urupfu rwa Yesu, iyo utekereje ku mibabaro ya Yesu ugatekereza ikamba ry'amahwa bakwameze, uzugira imitekerereze mizima. Zamuri Imana icyubahiro. Hallelujah. Icakane ni inkoni bamukubise. Hallelujah. Bamukubise inkoni 39. Izo nkoni 39 n'abagabo babitojwe, bari bazi gukubita, kandi inkoni yagiraga amashami 10 hejuru hakaba amenyo cyangwa se ibyuma. Bamukubita imwe bigashishimura, kuko bari kwamukubita imwe agacika ibisebe 10. Ubwo bamukubise inkoni 39. Izo nkoni 39 ubwo yacitse ibisebe bingahe? 390. Niyo mpamvu Bibiliya Yesaya yari bibonye hakiri imyaka 700 yamavuga ngo imibyimba yiwe ngo niyadukirisha. Usomye Bibiliya y'Icyongereza si imibyimba, mugende mubirebe neza, ni ibisebe, kuko imibyimba ntuzivanywa amaraso. Ni ukuvuga ngo yacitse ibisebe 390 kugira ngo ava amaraso umubiri wose. Hanyuma ya maraso rero ni ukuvuga ngo impamvu dusengera abarwayi bagakira nuko tuba twatekereje ku rupfu rwa Yesu Kristo, kuri za nkoni yakubiswe. Hallelujah. Icagatanu, umubabaro wa gatanu ukomeye, uyu nguyu mwuka byaramwe. Yemwe nimuzamura amaboko. Atukuzwe. Nari mubajije umunsi w'ubukwe bwiwe kugira ngo tuzotarame. Zamuri Imana icyubahiro. Nahimbazwe Yesu. Ako Yesu ni muzima ba? Ako Yesu ni mwiza. Mwe mwatekereje umuhuro. Zamuri Imana icyubahiro. Umuhuro wabera ni ukuganira urupfu rwa Yesu. Yeme umwabaro wa gatanu n'icumu bamucumise mu rubavu. Mana ya Isiraheli we. Bamucumise icumu mu rubavu. Umuroma gusa yamya sinda gusa. Ariko umusaraba Yesu yamamucumita icumu mu rubavu. Hama havamwe amazi niki? Amazina maraso yo muru bavurwa inyizu ryogombi chancha urubaza bibyaha imbaraga mbizayo yekuza sindukundi kigizeyo yekuza sindukundi. duhe Imana icyubahiro yemwe. Asifiwe milele. Langali kasa. Duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Noneho muzi impamvu Yesu mu rubavu rw'iyo havuyemo amazi n'amaraso. Yesu bamutikura icumu mu rubavu. Igizako gatamba gashire hirya. Yesu bamucumise icumu ari ku musaraba. Uyu muhungu we ni na muremure kugira ngo barebe neza uko byagenze. Umuroma ava mu icumu yama ari mutikura mu rubavu, hama havamwo amazi n'amaraso. Noneho Yesu Kristo niki cyatumye havamwo amazi n'amaraso? Nuko gira gutyo utaruha. Yesu Kristo w'i Nazareti harya bamufatiye hehe? Abibutse vuba, nihe Yesu yafatiwe bwa mbere? Bamufata mu gashamba ke, voilà. Hanyuma mu gashamba ke Getsemani Bibiliya ivuga ngo yabize ibyuya bimeze gute? Bisa niki? Amaraso. Nukuvuga ngo Yesu Kristo kumuti kuri icumu mu rubavu bisobanuye kuvuka kw'itorero. Yesu amanuka kw'isi yaje atwita itorero, uko mwese ari abatwite n'abandi bakristo bose bazabaho, bose Yesu yaje abatwite. Ngo agere mu gashamba ke Getsemani. Asifiwe. Ngo agere mu gashamba ke Getsemani aja kubise. Niyo mpamvu yabize ibyuya bisa n'amaraso. Umugore wese ugiye kubise aza buri byicaro,
aza burukwagira. Haro Yesu yaravuze uwo munsi, yaravuze ngo data ngo iki gikombe kindenze, ngo ariko ngo ndibuko nshaka, ngo ahubwo bibuko ushaka. Yariko yumva ibintu byakomeye. Imana nayo ikazimusunika, ikazimubwira ngo genda uje gucungura abashake. Noneho yaratwite, none muri kwa gutwita aragenda. Ndetse nigeze kubona amatungo cyane nk'inka. Inka igiye kubyara iza yerera, nukwerera niko bavyita. Noneho izigira ngo irishe, yakoze umunwa hasi, ikamikuraho, ukabona ikizunguza umurizo, ukazubona kwigenda. Zimwe ndetse zazibyara nko ku musozi wa gatatu, kuko ziba zabuze, ziba ziriko zerera. Yesu nawe bamufata mu gashamba k'Igetsemane. Yesu yabuze nk'ibyicaro. Intumwa zarushe nazo zigira gute? Zikaza zimusiga. Petero ni wari inkingi. Petero ni wari umuntu wamwegeraga cyane, ariko yamwihakanye uwo munsi gatatu. Kumwihakana kwa iki? Nukureba ibintu yarahuye nabyo. Asifiwe mirere. Hallelujah. Yesu Kristo rero ngo agere ku musaraba. Itorero gira gute? Uwo munsi bamuti kwica mu rubavu. Itorero ravuka. Nukuvuga ngo izo nabonye na amatungo. Ntimuza mubona itungo ababonye aho inka zibyara. Ariko ibiremwa byose Imana yaremye bibyara. Niko biza bigenda. Itungo iyo rigiye kubyara inkigiye kubyara, muzarebe neza babizi neza nk'abantu bakuru babibonye. Haza habanza iki? Haza habanza amazi. Amazi bazahita icuturiro. Nukuvuga ngo ya mazi yaje, aza yamazana n'inkoni. Inkoni hajya n'amaguru n'amaboko. N'amaboko neza abanza. Duhimana icyubahiro. Haleluya! Nukuvuga ngo Yesu umunsi bamuteko icumu mu rubavu, niwo munsi itorero ryavutse. Ntimubona itorero rero mureba, ntabwo ari ringiri. Itorero rero niryo Yesu yapfire ku musaraba. Iryo ngiryo ni naryo azojana mu ijuru. Iryo ngiryo niryo yabwiye Petero ngo n'imiryango y'ikuzimu ngo ntizarinyeganyeza. Rero turashinganye, twavukiye ku musaraba, kwibuka ko Yesu yacumise icumu mu rubavu. Nukubana nawe, nukwegerana nawe, nugusangira nawe, nukubana. Niwe shingiro ry'umunezero witeka, Kaundi mugisha. kwira turetse Kristo. Mabaro wa gatandatu ni ku musaraba. N'umusaraba w'urukozasoni. Yesu bamubambye ku musaraba. Muribuka umunsi yagende ku cyana cy'indogobe. Hari umunsi Yesu yagende ku cyana cy'indogobe. Kurya wa munsi yagende ku cyana cy'indogobe, habaye fete itarabaho ku isi. Iyo fete niyo yabaye iya mbere muri Bibiliya. Ariko abantu batigeze bayikandagiramo n'abanyamahanga. Gusa ngo bararebereye, gusa barareba baravuga ngo ese iyi fete kubera ikibo bagiyemo, twebwe ni gute tutabaye muri uriya munezero. Yesu Kristo ngo barangize yinjiye Yerusalemu. Ngo abanyamahanga baje kubaza Filipo n'intumwa, ngo baravuga ngo natwe turashaka kureba Yesu. Bari bababajwe n'ukuntu batabaye muri uwo munsi mukuru. Turashima Imana ko uyu munsi wa none n'abanyamahanga natwe twinjiye mu kwizihiza umwami. Mureke mbibasobanurire buke yandashoje. Babaje Filipo arababwira ngo mwebwe ntimwagera aho Yesu ari, muri abanyamahanga. Muzi ko umunyesiraheli yahagararaga aha hantu akavuga ngo arashima Imana ko atabaye umunyamahanga, cyangwa bakavuga ngo barashima Imana ko batabaye abagore. Muzi ko iyo mashimwe bagiraga hano. Ariko muzi kwitwa umunyamahanga, Bibiliya iravuga ngo mwari mufite Imana rurema, ngo ntabyiringiro mwari mufite byo kuzabaho, ngo mwari kure y'Ubwisiraheli, ndetse ngo mwari kure y'amasezerano, ngo ariko mwigishwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Abanyamahanga babikoze Filipo arababwira ati ntimubona Yesu, mwebwe mumubona gute? Mwebwe ubundi twari tugereranijwe n'imbwa. Nta mugore Yesu yavuze ngo naha ibiryo imbwa. Yaramututse, yaragereranije uko umunyamahanga ameze. Noneho ngo arangize Yesu rero. Filipo abibwiye Andereya aravuga ati abanyamahanga babona Yesu gute? Baragiye babibwira Yesu, ngo baramubwira ngo Yesu we, ati hano hanze abanyamahanga baragushaka. Yesu aravuga ngo ese baraho ngaho, bati nimuze hano. Bose arabasanga. Ngo amare Yesu avuga amagambo atandatu. Irya mbere yamavuga ngo igihe kirageze ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe, kuko
ngiye guhabwa ubwiza kuko yaragiye kuvuga ukuntu agiye kugera ku musaraba kugira ngo n'abanyamahanga nabo birehereze baze bose. Irya kabiri aravuga ngo akabuto k'ishake yuko adapfuye ngo ndikazakera imbuto nyinshi. Uko yaravuze ko agiye gupfa kugira ngo azazukane benshi natwe gaturimo. Icya gatatu ngo aravuga ngo urugendo rwanzanye ndabizi neza ko ndugezeho kandi ntiruntera ubwoba kuko nzi ko ari rwanzanye. Icya kane ngo asenga isengesho ngo aravuga ngo data we ngo bahirize umwana wawe, ngo ijwi rivugira mu ijuru ngo aravuga ngo ndamwubahirije, ngo baraho bose ngo bumva ari nk'ikubikubise, ngo Yesu arababwira ngo iryo jwi ndirije ku bwanje ngo ahubwo rije ku bwanyu. Ngo amara avuga icya gatanu aravuga ngo urubanza rw'ab'isi rurageze, rugiye gucibwa, urubanza rurageze. Icya gatandatu aravuga ngo n'umutware w'ab'isi ngo abaye igicibwa ari we Satani, ngo amara yamavuga ngo nimara kugera hejuru, nimara kumanikwa hejuru y'isi ngo nzireherezaho abantu bose. Yesu Kristo umunsi yageze ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Ibyari birangiye niki? Hari harangiye izina ribi twitwaga yuko turi abanyamahanga, twese tukaba twarabaye abana b'Imana. Icya kabiri harangiye urupfu, ubu twakuweho urupfu, twahawe ubugingo. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana, bakamenya n'uwo watumye ari Yesu Kristo. Icya gatatu twacakuweho ni umuvumo. Turashima Imana ko ubu ngubu tutari abanyamuvumo ahubwo turabanyamugisha kubw'umusaraba. Haleluya! Nimwakire imibabaro ya Yesu, nimwakire urupfu rwa Yesu Kristo muri mwebwe. Kugenda urupfu rwa Yesu tukabyibwira tukabivugana buri munsi, uko niko kugenda urupfu rwa Yesu Kristo mu mitima yacu. Kandi aho ngaho ni imbaraga zabera. Ministeri healing ishingiro ryanyu mbabwire aho imbaraga zanyu zizaba ziri. Muzoreka abandi barusha amajwi meza, sibyo? Ariko mushakashake kumenya icyo umwami ashaka. Kandi icyo umwami ashaka ni kihe? Ni ukumenya icyo yazize ku bwanyu, mukagihagararaho, mukacizera, mwamara mukacamamaza. Ubwo nibwo butumwa budakoze isoni. Ubutumwa budakoze isoni ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kandi ngo muri bwo ngo nimo gukiranuka guturuka kuva ku Mana. Abantu mureke tuvugane, tubwirana urupfu rwa Yesu Kristo, turwamamaze. Kandi mukuru rwamamaza nibwo butsinzi bwacu. Iyo bavuze kugenda urupfu rwa Yesu Kristo baba bavuze haleluya, baba bavuze ubutsinzi, baba bavuze kunesha, baba bavuze kubaho. Ibintu hano hanze uko muhamu bireba uko bimeze, urupfu rwa Yesu Kristo nutamanuka ngo rugere mu bantu ni ukuri kw'Imana ndabarahiye. Ariko urupfu rwa Yesu Kristo haleluya, ririmba bukeya ngo urupfu rumbabaza igikombe gisharira. Kristo matugenge urupfu rubabaje igikombe gisharira, umusaraba w'isoni ibyo nibyo zakijije. Urupfu rubabaje igikombe gisharira, umusaraba w'isoni ibyo nibyo zakijije. Yesu twigeze amenya icyaha, yambaye ishusho y'icyaha, cyamunyaza wagomeye Imana abw'imbabazi. Yesu twigeze amenya icyaha, yambaye ishusho y'icyaha, cyamunyaza wagomeye Imana
kutengeneza njia yenye uzima. mu minota ine nsigaranye duhe Imana icyubahiro. Ahimidiwe Yesu. Ahimbazwe Yesu. Zamura ibiganza, zamura ibiganza. Iyo Emabu utugarure kuri ya nanga yacu. Zamura ibiganza yeme. haleluya. Yesu ni yamamare. Ndasaba ko muducinzira hano bukeya. Yesu. Kandi mugerageze gutanga inzira bukeya muri iyi minota ine. Ubwami bw'Imana buze. Imana yururuke mu bantu. Urupfu rwa Yesu Kristo rwendagane mu bantu. Timiza Yesu. Tiburi nangasha. Tiburi nangasha.
asifiwe. Nimwicare. Mwicare mwicare. Mwicare kabisa.